Yesu akiri mu isi yavuze neza yuko ari we Mesiya, nibamwumva yakoze ibitangaza arabwiriza, ariko ntabwo yigeze yumvirwa, ariko ntabwo yigeze yumvirwa. Azaza ukiriho cyangwa se utakiriho, azaza nijoro cyangwa se ku manywa, nta n'umunsi cyangwa se isaha, cyangwa se isaha. Ikinyenzi ni kimwe kibasha kugukiza, ikinyenzi ni kimwe kibasha kugukiza, kingura umutima Yesu yinjiremo, kingura umutima Yesu yinjiremo. Intumwa za Yesu zimaze kwakira umwuka, zahawe ubushobozi bwo guhamya, zabwirije ibyo kugaruka kwa Mesiya, ariko ntabwo zigeze zumvirwa, ariko ntabwo zigeze zumvirwa. Azaza ukiriho cyangwa se utakiriho, azaza nijoro cyangwa se ku manywa, nta n'umunsi cyangwa se isaha, nta n'umunsi cyangwa se isaha. Ikinyenzi ni kimwe kibasha kugukiza, ikinyenzi ni kimwe kibasha kugukiza, kingura umutima Yesu yinjiremo, kingura umutima Yesu yinjiremo. Ikinyenzi ni kimwe kibasha kugukiza, ikinyenzi ni kimwe kibasha kugukiza, kingura umutima Yesu yinjiremo.